ubu na President Rayon Sport ritadi nubwo yava muri akagenda uyu munsi uwundi waza musimbuye Faustin hari icyo yabamusigiye abamusigiye ikipe ibaze kugura abakinyi badafite flop nimwe hitima nicyo kintu gishimishije muri Rayon ibaze kugura abakinyi batarimo flop nimwe n'umwana urimo muri Heroes ni tala abayizo ya nawe champion niratangira oya ibikigura ntabwo ndi kuvuga ngo batwaye igikombe ndavuga byibura kugura abakinyi fito nta mukinyi bavuye ahantu bakinaga aba hano mu Rwanda tandukanye no kuba umuntu yarazanye mico atarakinaga iba ntabwo ari Wanyama Bugesera Amini Gasogi yari atarakinaga Medi aperire kwe si Maxime we yarasanzwe ntiyakinaga ariko nawe ni nkaho atakinaga ni bayiranze bari babuze abantu bakina nabanje kwemerera Jean Fidel no gufata risk akirukana abakinyi bimbura mu maro mu mwaka ushize w'imikino abakinyi bayipfiriye ubusa bayihombeye ikakubwira iti turasesa amasezerano cyangwa ugumanga ugihembwa gusa nta lisansi ufite umukijya kemera ati mu mpema cy'ingendo kubera ko yari afite ubona ko afite gahunda yo kuvuga ngo ndashaka kuvugurura umwaka ushize abakinyi bariye Rayon Sport barayonka ikintu hitara rero ni ugukora ibintu etape kuri etape banza kurema badakenewe icyo ni kimwe noneho ujya kuri etape yo kubaka mu Rwanda ku bakinyi b'abanyarwanda bahano ariko uzana abakinyi b'abanyarwanda atari ya mazina atari Mohamed Mushimimana abantu barangiye atari byumvure tezo atari Wanyama atari Bukuru Christophe reba ibyishimo byari biri mu nzovu murebe kuri YouTube channel bivuze ngo yari yaragowe uyu munsi ntabwo ndi umufana wa Rayon hatagira ubyumva nge n'umunyamakuru ariko icyo naharaniye ko ikipe yakomera y'abantu benshi ndashima Imana ko uyu munsi perezida wa Rayon Sport yabikoze nabo bafatikanije kuyobora nge nta ruhare uruhare rwanjye rwarukunga bariyo no kubagira ngo babe umuntu umwe Rayon Sport iryoshye n'umupira uraryoha iki cyonyine cyari kigamije ibimeze neza n'umupira urashyushye uyu munsi Kiyovu iramutse itandukanye byambabaza cyane Hitimana ku kigero cyo hejuru aya makipe y'abafana Faustin yabivuze aya makipe y'abafana tujye tuyagereza kuyafasha kuyasana kugira ngo babe umuntu umwe akomere gukomera kwa yegari ku ikipe y'igihugu ikomera nicyo kintu bifasha Faustin so kuri rero abantu nibarebe kuri YouTube channel ku munsi w'ejo Hitimana nateye ariko ubutumwa bwa mbere urabutanze ukuri kuzababohora naravuze n'ukuri abantu nibamenye ukuri niko kuzababatura ntekereza ko ubu nta deni ry'umuntu ufite ibyo twagiye tuvuga hano nizere ko abantu bamenye ukuri kwabyo urigaragaje Kiratini baravuga ngo ababyihanganiye Kiratini baravuga ngo Veritas liberabit vos Veritas liberabit vos ukuri the truth will liberate them ukuri kuzababohora cyangwa se kuzabafungura banze kumva ukuri umufana ubona bangamiye ambabarire ariko abenshi bagarutse n'abari baragiye tubane nta yindi nyungu nta yindi target bisomye abantu barebe kora pronunciation iryoshye kuri Rio Day ni hash na wa na a na song bisanzwe kuri ya Rigobert song umuntu yabisoma gutinge wasonga nyine ni wasong abafana bare mwese Paul Wele oko ni wasong ryo ni rindi zina rye bandike hoti wasong hashtag none y'uyu mugabo Paul Wele ni wasong ngiryo abantu bari kumubona Paul Wele stade yose no kuzaririmba ngo wasong nkunda macho w'ikirinda nawe waje yamwifotorejeho yaramwuriye ariko narumiwe nkunda match kiracyo burabaganiraga mu cyongereza cya Giswahili nabonye rero azigi n'Igiswahili no mutima amate n'umuntu yamenye wa muntu nabonye bakiringaga nk'abantu baziranye oya n'umuntu yamenye wamubonye pe ya no mukiro urabona uburyo ari smart kuri YouTube channel abakunze ba equipe ya Rayon Sport ndashaka ko mwandika ijambo rimwe Paul Wele Hwasong batangiye kuryandika Hwasong ubwo ni hashi nawa ni hashi uyu ngo nabone yabyanditse kuri YouTube channel ndacyayisenga Samuel yabyanditse ni hwa Timana bivuze neza cyane niyo yabareyo bari bategereje pe wabonye Tima burya akiri iminsi mwicura burindi nagize amahirwe yo kuganira abantu bakurikira sinkabya nimbeshya abanyomo banze twibukiranye ntiryari Rayon Sport yaherukaga kuzana umukinnyi itangazamakuru ikajya ku kibuga cy'indege sinaraciye imyaka ni Paul Wele Hwasong yaciye igihe pe umurayi umwe muboneye bona abanyamakuru bahagurutsa kamera
nemere yavuze ati officially Rayon ni title contender champion itaratangira ati Rayon mu buryo buri serious title contender Rayon ubu ni ikipe iri ku gikombe mu buryo bugaragara bitewe n'uburyo yiyubatse ivuye muri bya bindi bya test byo kuzanira umanga utazi ibyari ibyo byo kuzana Rayon ubu barakubwira ngo niba bazakoresha budget ya miliyoni 650 590 barazi gupresenta bakwereka ngo dore ngiza uzizava skori zaduhaya akarere ka Nyanza kazatanga aya ngaya kanari zaduhaya ngaya ukabona nyine ibintu byabo nyine hari uburyo bidesigninze iyo ugeze wenda muri championnat igihazaho yama improve tuvuga akaza amafaranga wenda atateguwe ariko biragaragara ko Rayon uburyo yiyubatse uburyo igaragaza amafaranga azaturuka kuko ibi byose nyine ikiba kibyisha inyuma ni amafaranga kugira stabilité iri financière Rayon Sport irimo irabigaragaza ni nacyo yabanje kurwana nacyo mbere abareyo benshi kuri YouTube channel Simbo n'ubutumwa bwanyu bwinshi mwandike Hwason baragarutse ikipe bayiri inyuma nako none bunze ubumwe Rayon Sport ni serious title contender umwaka ushize barabivugaga ariko ukavuga ati se ikipe iguze byumvore ikipe iguze metoje utakinaga ikipe ifite bayiranze ikipe ifite ba mujyana amafideli ikipe ifite bandizeye kareba ukabona ni ibibazo ariko uyu mwaka urabona umukinnyi yari ifite champion ijya gutangira ari buvuge umuntu nka Muhire Kevin ari we mucunguzi wa Rayon wenyine yari Muhire Kevin mbere yuko se zitangira ariko bifite amahirwe menshi urumva hanyuma uyu mukinnyi Paul Were bidasubirwaho ni umukinnyi wa ekipe ya Rayon Sport igisigaye kujya hanze n'amafoto arakora imyitozo mu Nzove saa 8 umure ukerererwa arasanga huzuye nabajije abantu bakurikira ndabavuga mu mazina nabajije umuntu bita Kayumba Soteri ni umuhamya barakinanye muri Sofapaka muri Kenya aramuzi Kayumba Soteri yambwiye ngo uyu muntu ko kaje muri Rayon Sport cyangwa nukubeshye ndamubwira ni umuntu araza twavuganye nijoro nka saa 2 gutyo mbere narindi Nyamirambo mvuye mu myitozo ari arambwira ngo niba Rayon Sport izanye no mukinnyi izanye umukinnyi uri ku rundi rwego n'amagambo Sotera arihuye nimbeshya nyomoza arambwira ati yanta Rayon Sport iguza umukinnyi ukomeye ariko mu defender we amwata arambwira ngo no muwinga wihuta uzukuno Sotera yambwiye Sotera yambwiye ngo afite ubushobozi bwo gucenga abantu batanu icyarimwe ku murongo n'amagambo ya Sotera bya bindi byabariye Nobe n'amagambo ya Sotera ntabwo ndimo gukora Frank Ribe kuri YouTube channel muri abakinnyi batanu kandi yihuta n'amagambo yambwiye ati ntabwo ndimo ndabyemera ko Rayon Sport izana uyu mukinnyi Rayon Sport yakuye he ubushobozi n'ubwo kumwemeza amakuru namenye muri AS Kigali Kasa yababwiye abantu baganira na Kasa yababwiye ngo azi umupira mwinshi